ntabwo njyambyize nanjye ntabwo mba numva ko umusatsi wanjye ari wo uyu nguyu mfite kuko mbere warandushyaga kuwusokoza byaga ari ikibazo nasokoreshaga n'ibisokozo bikavunika byumva ukuntu byari bitangaje kumenya uko ndi buryame kugira ngo ejo nzabashe gukora style byaga ari ibintu byansabye imbaraga nyinshi ariko ubu ngubu nuko nakoze amavuta abikemura nyashyiramo nta kindi nkora comments z'abantu nizo zatumye nkomeza gukora nandi abantu bambwira ni meza n'iki twari twarabuze ya heavenly scent uri igisubizo kivuye mu ijuru ibintu bitandukanye abakobwa bakoresha kugira bumvishe abantu ko bishimye cyane bansizaga akenshi amavuta dukoresha aba ari ayo twaranguye mu bihugu byo hanze ari amavuta atagenewe imisatsi yacu rero niho bitera ko abantu benshi bumva Naturel idashoboka kuyitunga abantu bari kumva nari gutungurwa kavuga kankoremo Nawe ni perike ni plante ariko no wanjye amazina yanjye ni Bella Ange nkaba ndi umunyeshuri nkaba ndi na rwiyemezamirimo nkora amavuta y'imisatsi twe company yitwa Umva products icyo dukora ahanini twibanda ku misatsi ya Naturel ariyo akenshi nk'abanyafurika ikunze kutugora kuyitaho kuyisokoza kuyitaho kugira ngo ibashe kuba miremire twe nicyo tubafasha ubundi bijya gutangira ntabwo natangiye nkora amavuta kuri ubu ngubu ni njyewe uyakora ariko dutangira twatangiye ndangura ibintu mbona bikenewe nkabishyira ku isoko hanyuma maze kubona uko ku isoko bimeze ibyo abantu bakeneye uko imisatsi ikomeza kugora abantu icyo babura niho igitekerezo cyagiye kiboneka hanyuma nshaka ibyo ngibyo bakeneye kugira ngo imisatsi yabo ibashe gukura neza aba ari byo mvanga kugira ngo nkore amavuta wacuruzaga noneho ugiye gukora ayawe mavuta icyo gitekerezo cyo cyaje giti cyane gukora amavuta byo urumva byo nari maze igihe ndangura nkanacuruza ama accessoires y'imisatsi cyangwa bimwe mu bisokozo bita ama spray bottle uducupa two gutera amazi mu misatsi hamwe n'utwo kuraza mu mutwe twa sada nyuma yo gukora ubwo bucuruzi maze igihe nibwo nagiye mbasha kubona ibibazo biri muri field y'imisatsi ya Naturel ariko nabyita akenshi abantu ikibazo bahura nacyo imisatsi ntabwo ikura imisatsi irabagora gusokoza uko ugenda utinda muri field niko ugenda wumva aho ikibazo kiri nuko nagiye ntangira gukora amavuta ariko igitekerezo cyo gutangira ibyo by'ubucuruzi ho byatewe n'ikibazo nanjye nayo mfite umusatsi ku giti cyanjye nayo mfite umusatsi ungora cyane ugeraho numva mfite amatsiko yo kwiga kuwitaho nanjye ku giti cyanjye nayo mfitemo produit ndawukata ndatangira aho niho natangiranye na company nishinga 2020 muri lockdown hanyuma urugendo dukorana n'amavuta ugize uti nanjye nari mfite ikibazo cy'umusatsi bisa naho rero gukora amavuta n'ubundi nawe washakaga igisubizo cy'umusatsi wawe twavuga ko mbere umusatsi wawe ukuntu wari umeze n'ubu ngubu bitandukaniye mbere wari ukomeye cyane cyane waracikaga kandi ntabwo wasokorekaga nasokoreshaga n'ibisokozo bikavunika byumva ukuntu byari bitangaje gusa nasanze atari njyenyine nuhura n'icyo kibazo akenshi tugira nk'imisatsi injwiri ikomeye yaba ari amarende hari n'abafite amarende kandi nabo nubwo twita ngo ni umusatsi woroshye ukabagora kuwitaho gutyo njye nagiye mbyiga mbishakira igisubizo nsanga n'abandi baragifite icyo kibazo nibwo nahisemo kubishyira ku isoko n'ubundi ntangira njye nari mfite gahunda yo kwikemurira ikibazo cyanjye nkatuza hari umuntu ushobora kwibaza ati ujya gutangira gukora aya mavuta ese ni ibintu wari warize byo byaje biti kuri icyo gihe nkifite amatsiko yo kwita ku musatsi wanjye nta bumenyi nari mbifitemo ariko uko nagiye mbitindamo niko nagiye mbyiga hari gusoma ibitabo kwigisha kuri interinete hari amasomo aba ari online ku buryo wabyiga bitandukanye amakuru yo kubyiga nabyize ari uko nshaka kujya muri field yo kwifasha nanjye byo nagiye mbyiga nshaka kwifasha ibindi bigenda bizamo uko nshatse gukuza company nakaba aribwo ngenda niga none uko nakora byinshi kurusha uko nakoraga duke twanjye utangiye rero gukora nka company produit ya mbere igeze ku isoko twavuga ko abantu bayakiriye bati
produit ya mbere nashyize ku isoko nakoze ni iyi ngiyi ari nayo kugeza ubu ngubu ikiri ku isoko. Iyi yitwa Icon Vanilla Hair Cream. Icyo ikora ni ibyo ngibyo nateganyije gukemura. Ifasha gukuza umusatsi, gutuma udacika, gutuma kandi ureka kuba shokora. Kuko ikibazo abantu benshi tugira iyo imisatsi itangiye gukura kandi utayisuka itangira kuba shokora. Ibyo byose rero irabikemura. Ntitangira kuyishyira ku isoko ahantu bayakiriye neza. Ko nari maze igihe ncuruza ibyo by'ibisokozo, ubucupa bwo gutera amazi mu musatsi. Rero nzanye produit nshyashya harabona ari maze iminsi mfasha n'ubundi. Bagira inama y'uburyo yakita ku musatsi. Rero mbahereza amavuta byabereye nk'igisubizo. Yego. Nka comment za mbere wakiriye icyo gihe zabaga zimeze ziti? Navuga ko ari yanteye courage cyane kuko mbere nkitangiye byaranangoraga kuyakora kugira ngo arangire byafataga hafi iminsi 5 kugira ngo amacupa nka 20 arangire. Numva byaga byansaba imbaraga nyinshi ariko comments z'abantu nizo zatumye nkomeza gukora nandi. Abantu bambwira ni meza n'iki twari twarabuze ya heavenly sent uri gisubizo kivuye mu ijuru. Ibintu bitandukanye abakobwa bakoresha kugira bumvishe abantu ko bishimye cyane bansizaga neza cyane bigatuma nkomeza nubwo bingora ariko nkakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo agere no ku bandi benshi. Hari n'abantu muri kano kanya bari kureba ikiganiro ariko bigoye kwemera ko uyu musatsi wawe koko ari naturel. Wowe iyo uburebye ukageranya na cya gihe icyo gihe umusatsi wari warakurumbiye ubyakira gute? Ntabwo njyabyize ntabwo mba numva ko umusatsi wanjye ari wo uyu nguyu mfite kuko mbere warandushyaga kubusokoza byaga ari ikibazo, kumenya uko ndi buryame kugira ngo ejo nzabashe gukora style byaga ari ibintu byansabye imbaraga nyinshi ariko ubu ngubu nuko nakoze amavuta abikemura nyashyiramo nta kindi nkora. Ikindi ni gukora style ntabwo bimvuna nanjye mbirebye mba numva bitangaje. Yego rero akaba ariyo mpamvu nifuza ko abantu benshi bagenda bamenya wenda produit dukora, amavuta dukora kubera ko akenshi amavuta dukoresha aba ari ayo twaranguye mu bihugu byo hanze, ari amavuta atagenewe imisatsi yacu. Rero niho bitera ko abantu benshi bumva naturel idashoboka kuyitunga, umusatsi utapfa gukura ariko twakoresheje ama ingredient atari meza, twakoresheje ibintu bitajyanye n'umusatsi wacu. Ariko iyo ufite amavuta meza. Kuri wowe rero ubwo igihamya yuko nta musatsi unanirana? Cyane pe hari n'abandi abangabo harabona agiye nabambwiye ati nyaguza ariko ngo ngerageze tuzareba. Nkavuga nta kibazo uzambwire nibigenda nabi njye uzamvugisha gusa nta muntu uraza mbwira ko bidakunda. Ariko bera nubwo abakobwa wenda kuvuga imyaka biba bigoye buri ufite nk'imyaka ingahe? Mu kwa 11 nagize 21. Ku myaka yawe 21 ushyize hanze produit wikoreye ubwawe ubifata gute? Ku giti cyanjye yongeye nko gutekereza nk'ibyo nakoze byiza ntago mbibarira ku myaka wenda ngo ku buryo biri buntungure cyane ko 21 ni myinshi n'ubwayo ntabwo ari imyaka myinshi cyane gusa nanone imyaka ikiri uruhare uko mbere nkitangira nakubwiye ko natangiye 2020 ko nari mfite 19 nari mfite 19. Rero uba wumva utangiye ufite byinshi ushaka kwiga ku isoko bimeze gute. Rero hari igihe bishaka kuguca nk'intege wumva abandi barwiyemezamirimo bari bakuru bisaba kuvugana n'abantu bakuru kumva uritinya. Gusa icyo nzi nabashije kwiga muri iyi myaka 2 nuko umuntu atajya aba mutoya kuko ahanini ntabwo ubuzi igihe usigaje ku isi. Niba uzamara imyaka 23 ku isi nkaba ngeze ku 21 ni myinshi irahagije. Rero ubitekereje gutyo ntabwo wakitinya kubera imyaka yawe kuko isaha n'isaha ushobora kwigendera ibitekerezo byawe waranze kubishyira hanze ngo uri umwana kandi ntawamenye ubusura byimanye kandi bari kudufasha muri sosiyete. Kugeza ubu rero isoko ryawe riri hese? Aya mavuta uyacuruza mu Rwanda gusa cyangwa hari n'ahandi hanze watangiye gucuruza? Ubu ngubu ahanini navuga ko ari mu gihugu niho isoko rinini riri, niho abakiriya benshi bayazi uretse ko hari n'abandi bari hanze bagenda bayatuma. Ntago kuyabagezaho biroroha ku buryo navuga ngo buri munsi hari ayo twohereza ariko abakiriya no hanze bagiye bahari mu bihugu bitandukanye, hari Kenya, Congo, hari Ghana, genda biza.
Bera n'ubundi rero twagusanze mu imurikagurisha, ese umaze kwitabira ize murikagurisha, ese twavuga ko byo wahungukiye iki? Ubu ngubu ndibaza iyo nahereyeho yari expo yo mu kwa karindwi ya 2022 niyo nahereyeho, yanteye icyizere ko nkitangira numvaga nkora online ahanini nkakukorera delivery, ntagira uko guhura n'umukiriya ngo numve icyo abivuzeho, mbone uko abyitwayemo, uko muganirije twegeranye. Rero expo ya mbere niyo yanyigishije ibintu byinshi bitandukanye, kuvugisha abantu twegeranye bidasabye kwandika nk'uko kuri online ariko biba bimeze, cyangwa kuri telefone. Niyo yanteye imbaraga. Hama kugeza ubu tumaze kujya muri menshi ku buryo ntari bubashe kuvuga umubare mu mutwe, ntabwo naba nkuzi, gusa expo iri kuba Kigali Shopping Festival tuyirimo, hari za convention twagiyemo, hari zabereye Tourism Week, Rwanda Tourism Week twari turimo, hari zabereye Serena, Kigali Shopping, Christmas Shopping Festival, hari n'iyi ngiyi Bazaar iri kubera 4 Point Sheraton, hari izo hanze twari twagiye Ghana mu kwezi gushize, yego izo ngizo muzo nibuka. Nahigiye byinshi kuko muri Ghana hari byinshi twebwe ku isoko tutagira, abahinzi bacu bateza nka za shea butter, za cocoa butter, kandi bo babigira kandi ku giciro kiri hasi ugereranyije natwe iyo dushatse kuyigira. Rero icyo nigiyeyo ni uko nubwo waba udafite ibyo bikenewe kugira ngo ukore ikintu bitaguca intege, kuko nabo produit yacu cyangwa icyo amavuta nkora nabo yabafasha, yabagira akamaro, ari nakize ku isoko abantu barayakunda. Bishatse kuvuga ko utagomba kwitinya, nubwo abantu ushaka kumva ari bo babifite ibyo ukoresha, bimwe muri byo yego ibyinshi biva mu bahinzi ba hano mu Rwanda, ariko hari ibyo bafite twe tudafite. Ahubwo nize ko twakorana twe tukabasha gukoresha bimwe mu byo bahinga tukabivanga n'ibyacu mu gihugu, ahubwo twe tukabahereza produit irangiye nabikabafasha. Ufite uko watangiye, hari naho ugeze, ese muri rusange ubu twavuga ko ugeze ku ruhe rwego? Icyo ni ikibazo kigoye gusubiza, iyo ariho bubyirirwamo, iyo ari bwo buzima bwawe, ubona ntabwo ubibona neza nk'umuntu uri ku ruhande uko ubona ukuri, kuko uba ugishyiramo imbaraga. Njye gusa icyo nshimira abakiriya, inshuti, abantu bandi muri rusange nanjye ubwanjye, ni uko hari aho twavuye ko dutangira urumva twaranguraga tugacuruza, ubu kuba turi gukora amavuta ni intambwe ikomeye, kandi twenda no kuzazana n'ibindi ku isoko vuba aha ngaha. Navuga ko ubu aho tugeze navuga ko haracyarimo urugendo ariko ni heza. Ntabwo navuga ko turi ahantu habi cyane nk'uko twatangiye, byari bitoya, abakiriya ari bakeya, ariko ubu ngubu biragaragara ko byateye imbere, kandi ndibaza ko nizera ko mu minsi iri imbere noneho bizarushaho mu bufatanye n'abakiriya, of course, n'ibyo natwe dukora ko bigenda biba byiza, abantu bagakomeza kubikunda. Hari urubyiruko rero rudukurikiye muri kano kanya, ese waruha izihe nama by'umwihariko abana b'abakobwa n'ubundi bari mu kigero kuba bikomeye byo ntabwo navuga ko byoroshye cyane, ntabwo byoroshye, bisaba imbaraga, bisaba umwanya, bisaba ubwitange. Icyo navuga cya mbere ni ukujya mu kintu ukunze, kuko njye nubwo navuga ko imisatsi imbere yangoraga, ariko ni ikintu nakundaga. Njya no gufata icyemezo cyo gukata umusatsi nuko ari ibintu nari nkunze, nshaka kuwitaho ugakura, nkamenya ukuntu bigenda. Inama ya mbere ni ukujya mu kintu ukunze. Niba hari ikintu wenda gukora mu buzima, hari kariyeri cyangwa hari kampani ushaka gukora, niba hari n'akazi, si ngombwa cyane ko wikora niba utabikunze, ntacyo bitwaye, ariko ukajya mu kintu ukunze, kuko muri icyo kintu challenge cyangwa ibikugora birimo nibwo ubasha kubyitwaramo neza, ntuhite ucika intege. Icyo ni cyo cya mbere. Rero kuba waba uri umukobwa, bikora no ku bahungu, kujya mu kintu ukunze ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi ku bana b'abakobwa nabwira kutitinya, kuko
akenshi biba ari twebwe twumva yuko tutazagira aho tugera kurusha uko ahubwo abandi babitwereka, ni twebwe tubyishyiramo. Hari igihe ushaka kumva ngo ko ndi umukobwa ibyo nzakora ntibizakundwa, ariko uzatungurwa nuko abakobwa bashyigikiwe muri iyi minsi kuri leta. Ntago ujya gushyira ikintu ku isoko ngo abanze bakubaze se uri umuhungu cyangwa uri umukobwa. Niba uri umucuruzi ntabwo wari ati niba ari umukobwa ndagura cyangwa ntago ngura. Ahanini ni ukureka kwitinya, ibyo ngibyo bizagenda bikemuka ariko natwe tugaje ko dufite ubushake bwo gukora. Ariko wa mugani hari n'abahungu bo bari kutubona, ese aya mavuta arabareba cyangwa ni amavuta nyine y'abakobwa gusa? Cyane pe, kuko twe twita ku misatsi ya Naturel cyane cyane abanyafurika, ntabwo ari abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa. Rero twe twita ku bakobwa n'abahungu cyangwa nuko ari umusatsi niho tureba. Rero umuhungu ashobora kuba adakeneye kugira imisatsi ireshya gutya, hari n'ababikunda ariko hari n'ababa batabishaka kugira miremire, ariko wenda akunda umusatsi usokoreka buryo abasha kujya mu kazi yasokoje asa neza, cyangwa badakunda gusokoza bakaraga ariko bashaka ko imisatsi isa neza ireke gusa nabi, yego ikabasha gukura idacikagurika. Byose turabafasha n'abahungu, hajya harimo benshi genda batugirira, ntabwo ari abakobwa gusa. Ariko Bella, nubwo waje buriya kumurika amavuta, navuga ko nawe waje kwimurika. Abantu bari kubona uwo musatsi wawe barakubwira iki? Abantu bari kumbona bari gutungurwa, akavuga kankoremo n'uwawe, ni perike, ni plante, ariko n'uwanjye. Umuntu rero ukeneye aya mavuta yayabona gute? Dukora delivery mu Rwanda hose, biba byoroshye kuri uwo munsi wayatumijeho kuyabona. Bibaye bwije ama delivery agents atakora, ubwo yakugera ku munsi ukurikiyeho. Yego. Hanyuma amaduka wayasangamo, hari muri Shike, hari Hebuza, hari amakampani atandukanye tugiye dukorana online za Rwanda Mart. Yego, hari n'indi yitwa Kuza, Kigali Hub, iri Gishushu, naho wayasangamo amavuta. Natwe ushatse kutuvugisha tuvugisha ku rubuga rwa Instagram, hariho na WhatsApp kuri Instagram, umuntu yatuvugisha nta kibazo cyane. Uretse n'umuntu ku giti cye, hari n'umucuruzi ushobora kuvuga ati njye nshaka gushyira n'amavuta mu iduka ryanjye, abona ni karibu turarangiza, twakishimira gushyira amavuta yacu mu maduka yanyu. Ubwo nimero nayivuga ni 0790 73 53 17. Kugeza ubu ushobora gukora amavuta angana gute mu gihe? Ntangira byari bikomeye, ntangira nakoraga nka 20 mu minsi 5. Yego. Gusa ubu ngubu n'ijana mu munsi umwe twayakora. Gukora birihuta ku buryo bayikoze oda nini cyane, nabwo uri umuntu uranguye menshi cyane twayakugezaho nta kibazo. Ntabwo wagira ubwoba bwa stock yacu, nta kibazo. Ariko ubundi Bella, kuki aya mavuta wayise I can? Ikibazo wakunda kumbaza, gusa nitondera ariko navuga nahaye umwanya, kuko feedback abantu benshi bari kugenda bampa ni I can't grow my hair, I can't manage my natural hair, I can't. Bese abantu benshi bari sinabishobora. Rero amavuta nayise I can, ko birashoboka. I can manage my hair, I can grow it. Bese umusatsi wawe tureke gushyiraho negativite, ibintu gusa positivite birashoboka cyane, kandi ukoresheje amavuta koko abifasha. Ndumva rero twasoza twaganire byinshi, kiretse niba nawe hari ikindi wumva wakongeraho. Icyo nakongeraho nuko kuba client wenda cyangwa abantu bifuza gutunga imisatsi ya Naturel, babumva ari ikintu kigoye kwitaho, mwatugana. Icyo navuga cya mbere, umuntu ufite imisatsi irimo produit yumva yifuza kujya kuri Naturel, hari abafite dread bashaka kuzazihambura, n'ufite Naturel akaba yumva ashaka kugira ibindi bishya yiga, mwatugana kuri Ilba Products tukabafasha. Ubwo abo ni ku bakiriya, abo dusanzwe dukorana tabashimira cyane, nimwe mutuma dukomeza kwaguka gutya. Feedback muduha uko mugenda mutubwira
produit zikora nibyo bituma tumenya icyo kwimprove kongeraho ubutaha cyangwa gukosora ubwo ku rubyiruko nawe icyo nababwira ni ukutareba inyungu ya hafi cyane kuko nk'ibyinshi biba bisaba imbaraga navuga ko ntangira ntago focus yari ntago umutima wari uri ku byo bizanzanira ngo ni iki ngiki ngo bizatuma nsa gute mba umuntu umeze gute nuko ari nari nshyizeho umutima rero icyo nagira inama urubyiruko ni ukutareba inyungu ya hafi cyane gusa ahubwo no kureba icyo bafasha sosiyete iki kibazo cy'imisatsi ntabwo ari twe n'abanyafurika abanyarwanda n'abanyafurika barimo muri rusange kandi abanyafurika bagize igice kinini ku isi hano hari ikibazo cyacu wifuje kugikemura uba uri gushyiraho uruhare rwawe kuba uri hano ku isi yego hanyuma icyo nagira inama abantu muri rusange ni ugushyigikirana biba byiza ko uwo ari we wese nawe agize igitekerezo ugashyigikira mugenzi wawe niyo waba utiteguye inyungu mu minsi iri imbere 3 cyangwa 1 ariko biba ari byiza kuko nawe ibyo ukeneye gukora hari ubufasha uzakenera kuko byose ntabwo wabyishoboye